hari ibintu Imana irindiramo abagabo n'abagore kuko ari byo Imana izakwiyerekeramo. Yesu nashimwe cyane. Ari igihe unyura mu nzira y'uburwayi, ari igihe unyura mu nzira y'ubukene, ari igihe unyura mu nzira y'ibyaha, ariko ari Imana izakwiyerekera. Yesu ari azakwiyerekera kugira ngo nawe akurokore, kuko umuririmbyi yaravuze ngo mu magana menshi y'abanyabyaha yanoranizemo ngo mbesutiye. Rero nawe Yesu aragukunda, nubwo ubona uri mu byaha ariko urukundo rwa Yesu rukuriho. Tekereza yuko ari imbaraga, ari izindi mbaraga zikurinda utazi, ari izindi mbaraga zikurinda udasobanukiwe. Birashoboka ko waba uri mu buzima bubi, birashoboka ko waba uri mu buzima bugoye, ariko muri ubwo buzima ucamo, muri ubwo buzima ubayemo, ari imbaraga zibana nawe, ari imbaraga zikurinda utaramenya. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu, iyo nzira wari uri gucamo, iyo nzira yarigoye, iyo nzira y'ibyaha, uhure na Yesu agukure mu byaha, uhure na Yesu agukure mu mwijima, uhure na Yesu agukure mu burwayi, uhure na Yesu agukure mu bukene, uhure na Yesu agukure mu ntambara. Ikintu cyose waba uri gucamo, uhure na Yesu. Amen. Ari umugabo n'umugore ushobora kuvuga ngahari ngo Imana ngo siriho, iby'Imana nunabyiteho, iby'Imana ukabona ntacyo bikumariye, iby'Imana ukabata ariko se Imana yaba yari yankundaga ubuzima nakabubayemo. Reka nkubwize ukuri, wikangwa n'inzira uri gucamo, kuko inzira uri gucamo naho ushobora guhuramo na Yesu. Ari umuntu ugendera mu mwijima, akagendera mu byaha by'iyi si, akagenda akabatereka n'idoroge, n'ubundi Imana nibaho, reka nkora ibyangwa n'amaso y'Imana, n'ubundi Imana nibaho. Ariko reka nkubwire, iyo nzu urimo nubwo uri kuyicamo, umenye yuko ubwo buzima ufite ari Imana igenda ikurindira muri iyo nzira. Rero ntabwo ikurinda kugira ngo uyigumemo. Yesu nashimwe cyane bwoko bw'Imana. Ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nongeye kwishimira kubana namwe aya masaha. Amazina yanjye nitwa Evangeliste Tuyishime Emmanuel. Nkuko mubizi hari benshi sibwo bwa mbere bambonye ku IHIRWE TV. Yesu nashimwe. Munyemerere rero uyu mwanya nifuje kuganira namwe ku magambo y'Imana. Haleluya. Ariko mbere yuko tutaraganira reka manze dusenge. Mana turagushimiye icyubahiro n'ikibi cyawe. Uri Imana nziza kandi uri Imana ikomeye, izina ryawe nirihimbazwe. Mana tugiye kugana ku ijambo ryawe niryo ryaremye isi mwami ndetse n'ibiriho byose. Turagushimiye ko ijambo ryawe ari ubuzima, kandi turagushimiye ko ijambo ryawe mwami riduha kubaho icyubahiro n'ikibi cyawe. Rero twemerera umwuka wera amanukire kuganza ndetse no gutegeka mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Yesu nashimwe cyane. Nongeye guha ikaze abankurikiranye bari naha mu mujyi wa Kigali, n'abari mu majyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba. Muhawe ikaze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, n'abatwumvira mu bihugu bitandukanye bya hano muri Afurika ndetse no hanze. Imana ikomeze kubaha umugisha mwinshi. Munyemere tugane ku ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 9 umurongo waho wa mbere. Haravuga ngo Yesu abonekera Sawuli mu nzira ijya Damasiko. Ngo ariko Sawuli akomeza gukangisha abigishwa b'umwami ko bicwa. Ajya ku mutambyi mukuru amusaba inzandiko zo guha ab'isinagogi b'i Damasiko, kugira ngo nabona abantu b'inzira ya Yesu, abagabo cyangwa abagore, ababohe abajyana i Yerusalemu. Akigenda yenda gusohora i Damasiko, umucyo uramutungura uvuye mu ijuru uramugota. Agwa hasi yumva ijwi rimubaza riti, Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki? Aramubaza ati, uri nde mwami? Nawe ati, ndi Yesu uwurenganya. Ariko haguruka ujye mu mudugudu, uzabwirwa ibyo ukwiriye gukora. Amen. Yesu nashimwe cyane. Ijambo riratubwiye ngo Yesu yiyereka Sawuli mu nzira ijya Damasiko. Yesu natugire neza cyane. Uyu Sawuli yaramaze igihe kirekire ababaza abana b'Imana cyangwa ubwoko bw'Imana, abantu bizeraga Yesu.
Bayibiri irambwira ngo yarabafataga akabakurubana akabajyana mu masinagogi abandi akabakubita, yewe niyatinyaga abagabo niyatinyaga n'abagore. Yesu natubwire neza cyane, ariko Bibiliya irambwira ngo igihe kigeze, vuga ngo igihe kigeze, umwami Yesu yiyereka Sawuli mu nzira ijya i Damasiko. Amen. Hari umugabo n'umugore Imana ishobora kukwiyereka mu nzira urimo. Sawuli ntabwo Yesu ategeka kumwiyereka mu nzira yari arimo, nubwo inzira yari arimo yari ari inzira ijya kurenganya. Mwumvire ijambo, yari inzira ijya kurenganya. Bibiliya iramwe ngo yari agiye Damasiko, ari mu nzira y'i Damasiko, ariko hari abantu yari agiye kurenganya. Yesu ntiyita yuko agiye kurenganya, amwiyereka muri iyo nzira. Amen. Yesu nashimwe cyane. Bivuze iki? Ari umugabo n'umugore ushobora kuvuga ngo ahari ngo Imana ngo siriho, iby'Imana ntunabyiteho, iby'Imana ukabona ntacyo bikumariye, iby'Imana ukaba ariko se Imana yaba yari yankundaga ubu buzima nakabubayemo. Reka nkubwize ukuri, wikangwa n'inzira uri gucamo, kuko inzira uri gucamo naho ushobora guhuramo na Yesu. Amen. Hallelujah. 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 Ari umuntu ugendera mu mwijima, akagendera mu byaha by'iyi si, akagenda akabatereka n'idoroge, n'ubundi Imana nibaho, reka nkora ibyangwa n'amaso y'Imana, n'ubundi Imana nibaho. Ariko reka nkubwire, iyo nzu urimo nubwo uri kuyicamo, umenye yuko ubwo buzima ufite ari Imana igenda ikurindira muri iyo nzira. Rero ntabwo ikurinda kugira ngo uyigumemo. Banza unyumve. Yesu nashimwe cyane. Bibiliya yavuze ngo Sawuli yari agiye kurenganya, ariko mu mugambi w'Imana, Imana yafashe Sawuli iramujyana. Inavuga ngo niyita ku ntekerezo ze, niyita ku mivugire ye, imurindira mu nzira ijya i Damasiko, kuko ariho yari kuzamwiyerekera. Amen. Hari ibintu Imana irindiramo abagabo n'abagore, kuko ari byo Imana izakwiyerekeramo. Yesu nashimwe cyane. Ari igihe unyura mu nzira y'uburwayi, ari igihe unyura mu nzira y'ubukene, ari igihe unyura mu nzira y'ibyaha, ariko ari Imana izakwiyerekera. Yesu ari azakwiyerekera kugira ngo nawe akurokore, kuko umuririmbyi yaravuze ngo mu magana menshi y'abanyabyaha yanoranizemo ngo mbesutiye. Rero nakubwire kimene data, ndavuze ngo mu izina rya Yesu, iyo nzira wari uri gucamo, iyo nzira yarigoye, iyo nzira y'ibyaha, uhure na Yesu agukure mu byaha, uhure na Yesu agukure mu mwijima, uhure na Yesu agukure mu burwayi, uhure na Yesu agukure mu bukene, uhure na Yesu agukure mu ntambara. Ikintu cyose waba uri gucamo, uhure na Yesu. Amen. Nuko Sawuli yahuye na Yesu, nawe wahura na Yesu aya masaha. Yesu nashimwe cyane. Nawe Yesu yakugenderera aka kanya, nawe Yesu yavugana nawe aka kanya, nawe Yesu aragukunda. Nubwo ubona uri mu byaha, ariko urukundo rwa Yesu rukuriho. Tekereza yuko ari imbaraga, ari izindi mbaraga zikurinda utazi, ari izindi mbaraga zikurinda udasobanukiwe. Birashoboka ko waba uri mu buzima bubi, birashoboka ko waba uri mu buzima bugoye, ariko muri ubwo buzima ucamo, muri ubwo buzima ubayemo, ari imbaraga zibana nawe, ari imbaraga zikurinda utaramenya. Yesu nashimwe cyane. Uyu Sawuli yugeze hepfo, yavuze ngo akigenda yenda gusohora i Damasiko, umucyo uramutungura uvuye mu ijuru uramugota, agwa hasi yumva ijwi rimubaza riti, Sawuli Sawuli ndenganyiriza iki? Bivuze ngo uwamwiyeretse n'uwarenganya. Yesu nashimwe cyane. Uwamwiyeretse n'uwarenganya. Niyo mpamvu umuririmbyi yaririmbye ngo Mana numeze nk'abantu, ngo utubwire ibinyoma, ngo kandi nukora nk'abantu, ngo wicuze icyo wavuze, ngo usohoze isezerano kugeza ibihe ibihumbi. Imana ntabwo imeze nk'abantu, Imana ntabwo ikora nk'abantu.
ushobora guhagarara ukavuga ngo Imana ntakimaze, ushobora kuvuga ngo Imana yamariye iki, ariko Imana ntabwo imeze nk'abantu. Imana irenga kuri ayo magambo yawe, ikakwereka urukundo rwayo, ikakurinda ukajya mu kabari ukavayo amahoro, kandi byakabaye ngombwa yuko upfirayo, ukagenda muri bya bindi byose unyuramo ukabona uvuye amahoro. Ariko mwene data, ntabwo ikurinda kugira ngo ubigumemo. Navuga ngo icyatumye Yesu arinda Pawulo, ntabwo yamurinze kugira ngo akomeze kurenganya ubwoko bwe, ahubwo yamurinze kugira ngo igihe nikigera Pawulo azahamya Imana. Amen. Pawulo azahamya Imana, azavuge kugira neza kwa Yesu, azavuga imbaraga za Yesu. Nawe uyu munsi unyumva, nawe uyu munsi umbona, birashoboka ko waba uri kumvira ijwi kugira ngo igihe cyose umaze muri iyo nzira uhindukire, utangire guhamya Imana, uhindukire, utangiye kugenda uko Imana ishaka, utangiye kuvuga uko Imana ishaka, utangiye kubaho uko Imana ishaka, ubeho mu bushake bw'Imana. We kuvuga ngo ndi umukene, we kuvuga ngo narwaye, nk'ubuse ngo ko ndwaye. Oya, hari impamvu uri guca muri iyo nzira, kandi iyo nzira uri kunyuramo, humura, Yesu azakwerekera muri iyo nzira. Yesu nashimwe cyane. Ntago Yesu ajya yiyereka umuntu mu nzira atari kunyuramo. Yesu yiyereka umuntu mu nzira ari gucamo. Rero nawe inzira uri gucamo, iyo waba uri gucamo iyo ari yo yose, Yesu azakwiyerekera muri iyo nzira. Yakwiyereka itabi ukarireka, yakwiyereka ibiyobyabwenge ukabireka, yakwiyereka ibintu byose bitamutunganiye ukabivamo, nk'uko yiyeretse Sawuli imitekerereze ye igahinduka. Yesu nashimwe. Haleluya. Amina, haleluya. Rero umwami Yesu akomeza kugira neza mwene data, wowe ugiye kureba ubutumwa, umwami Yesu akwiyereke, umwami Yesu akugirire neza ubwo buzima ubayemo, iyo nzira ucamo, umwami Yesu ahure nawe muri iyo nzira uri kunyuramo. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Munyemere dusenge, ndashoje. Yesu nashimwe. Imana ibahe umugisha. Nukuri umuntu wese uzita kuri iki kiganiro akakireba, cyangwa kuri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana dufashe ukumvira ijambo, nukuri rizakubera ubuzima kandi rizagukize mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Uri Uwiteka Imana ishobora byose, Mana ubi inyuma y'ijambo ryawe ukarisohoresha ibimenyetso n'ibitangaza. Ndasenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, sengeye umugabo, sengeye umugore, sengeye umukobwa, sengeye umusore, sengeye buri muntu uwo ari we wese. Uwiteka Mana uzareba kuri iyi cano, uzareba ubutumwa kugira ngo umwiyereke mu nzira ari gucamo. Inzira yaba ari gucamo iyo ari yo yose uyimwiyerekere mu Mana, kugira ngo bimenyekane ko ari we Mana mu buzima bwe, kandi uhabwe icyubahiro mu buzima bwe. Mwami Yesu bakore ibitangaza. Uwari urwaye umwiyereke, uwari mu byaha umwiyereke, kugira ngo izina ryawe rishimwe. Wiyeretse Sawuli mwami wanjye, imitekerereze irahinduka, imivugire irahinduka, kandi data wera yari afite indi mitekerereze, yari afite indi mivugire, ariko kuko yakubonye byatumye imivugire yihinduka. Unyemere buri muntu wese Mana ugiye gukurikirana ubu butumwa, umwiyereke mu izina rya Yesu, umwiyereke mu izina rya Yesu, umwiyereke mu izina rya Yesu. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Bakira ubuzima, bakira amahoro mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Imana ibagirire neza kandi Imana ikomeze kubana namwe no kubishimira. Mugira ibihe byiza. Shalom, shalom.